twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu karere ka Kirehe. Abantu bari muri Kirehe muratwumvira ku mirongo y'101 n'ibice 0 ndetse na 99 n'ibice bitatu. Muri Kirehe ubucuruzi bw'inka muri aka karere bugiye gukomorerwa nyuma y'amezi arenga 2 bufunzwe kubera icyorezo cy'ubuganga, indwara bita Rift Valley. Ni icyorezo kibasiye amatungo yuza. Ubuyobozi bw'aka karere bwamenyesheje ko mu cyumweru gitaha abaturage bazamenyeshwa itariki yo kongera kurema isoko ry'inka. Icyakora amatungo magufi yo igihe cyayo ntabwo kiragera. Reka inkuru tubibaze twibanire Theogene. Isoko ry'amatungo yuza byari rihagaze mu gihe cy'amezi arenga 2 kugira ngo bakurikiranwe hafi icyorezo cy'ubuganga cyagaragaye muri bimwe mu bice by'Uburasirazuba n'Amajyaruguru. Abaturage bakomeje gufatanya n'ubuyobozi gushyira mu bikorwa ingamba zose bituma icyizere cyo kurandura iki cyorezo gikomeza kuzamuka. Ingamba twafashe ni gusura cyane ku buryo hagendwa n'umuntu wo mu rugo gusa abantu bo hanze ntabwo bagera hano. Izo ngamba dufite n'ubundi ni uko ngomba kwipimisha mu rugo nawe uzerereza akenshi ndumva ngo yandura mu kuzerereza amatungo. Mu ntara y'Uburasirazuba umubare munini w'abayituye bakomora ubukungu bwabo ku bworozi, mu gihe amashuri abanza n'ayisumbuye asubukura guhera tariki ya 7 ukwezi gutaha kwa Nzeri. Ababyeyi baribaza uko bazajyana abana babo ku mashuri mu gihe kugurisha amatungo bitemewe. Umwana ko nari mfite agatungo nari agacungishije umwana nari yigiye kumwikigira cyo kujya ku ishuri none se ubu ngubu ikibazo ndikira umuntu wese ari kwibaza ati si ubu ngubu koko n'igihe cyo giye kuba taraturekurira ngo tugurishe turebe ubwo abana bazajya ku mashuri bose nicyo bafite. Urabona umuntu ntabwo afite igihe tungo rye akarishora ku isoko, yashora ku isoko akaje kubonamo amafaranga akagira ate akishyura mituweli akareba umunyeshuri. Atabashoye iryo tungo rye akaba yezigwa rw'aho cyo kigage cye akakora yakuramo umunyeshuri akajya ku ishuri. None byose nta na kimwe umuturage ari kwibonamo yakora amafaranga. Tukibaza tuti abanyeshuri bazajya ku ishuri bati ese rero urwaye mu matungo bukomeje mukamubona bukomeje muzigize igihe kirekire cy'abanyeshuri bategereza amatungo akiri babashe kubona amenerwa yo kujya ku ishuri. Inkuru nziza kuri ababyeyi n'abaturage bakiriye muri rusange ni uko guhera mu cyumweru gitaha gitangira tariki ya 12 Kanama akarere karabamenyesha igihe cyo kongera kurema isoko ry'inka ndetse no kuzibaga. Niya Rangira Bruno turimo turapanga ko nibura mu cyumweru nitwuzuza byose bisabwa nibura mu cyumweru gitaha ko natwe twakomorerwa. Gahunda uko iteye nuko inka zose zije mu isoko ry'inka izajya ibanza gupimwa ziboneke nibwo izajya ishobora gupakirwa kugira ngo ijyanwe kwibagiro aho twifuza ku isoko ryaba ni mu cyumweru gitaha. Ku munsi nyirizina aho turaza kubamenyesha mu matangazo turi busohore haba mu rwego rw'ubuyobozi mu byiciro bitandukanye ariko no mu bitangazamakuru. N'amatungo yose aboneka gusa n'inka gusa. Inka zirakomorirwa ariko amatungo magufi yo azakomeza gutegereza. Amatungo magufi ntabwo harafatwa icyo cyemezo ariko mu byo dukurikirana no kureba n'uburyo indwara igenda igaragara ko yagabanutse nabo bazagerwaho kandi nabo bazamenyeshwa. Iyi ndwara y'ubuganga Rift Valley Fever yagaragaye mu turere tw'Uburasirazuba na tumwe two mu Majyaruguru guhera mu kwezi kwa Kamena uyu mwaka. Ikaba ari indwara ifata amatungo binyuze muri virusi iterwa n'umubu cyangwa amasazi yashobora kuruma amatungo. Ni indwara n'abantu bashobora kwandura binyuze muri ubwo buryo ndetse ikaba yica. Kwirinda bikorwa nk'uko birinda malaria, bikiza ibihuru n'ibidendezi by'amazi bishobora kurinda iyo mibu. Theogene Twibanire Ikirehe. Urakoze Twibanire. Ikarogiho bamwe mu baturage barasaba yaba inzego za leta cyangwa se n'abandi bantu bafite ubushake kwita ku mibereho y'abana birera no gushaka uko yaba myiza mu gihe kirambye. Inyuma yo kubona ko ubuzima bw'aba bana buri mu kaga kubera kubura mikoro yo kubona ibyo bakeneye mu mibereho yabo. Reka inkuru tubaze Muhire Aphrodis. Nongera amafaranga kugira ngo tubeho tukarya n'ejo tukajya gushaka ikindi kiranga. Mwana byose birangora. Ikiniga n'agahinda mu maso no mu mvugo nibyo byiganza iyo uganira n'aba bana. Ni abana birera bo mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Karongi, mu murenge wa Ruganda hamwe mu ho RBA yageze naho barahari.
babana mu nzu ari batatu. Muto muri bo hari nawe twaganiriye n'utunze abavandimwe be kandi nyamara afite imyaka 13 y'amavuko. Ngo bibana kubera ko ababyeyi babo bitabye Imana mu myaka 6 ishize, habura umuntu wabafasha ngo abiteho mu muryango. Duhuye n'uyu muto muri bo wavuye guhingira amafaranga mu baturage maze bamuhemba 1000 asigiye bene nyina ngo bahahe bikore ku munwa. N'ababyeyi dufite barapfukagumye twese, nta bene wanyu mugira se? turabajyana ariko n'abatwitaho tuba mu nzu y'ikigori, nta gihome, nta n'ubwo isakaye, turavira, nta n'igikoresho na kimwe, nta bwiherero, ndiga mu mwaka wa 5. Impamvu abantu batadufasha nuko dufite umwana ufite ubumuga bw'amaguru yafatanye n'itako agenda kurira ikibuno. Mu gushaka kumenya neza imibereho y'aba bana, Nyirangendahimana Madalena usanzwe ari umujyanama w'ubuzima avuga ko atari mwiza kandi n'abaturage bagerageza kubafasha ngo ntibahozaho. nabi kuko babayeho nabi, burya n'imfubyi ngo ipfikuze imibereho yabo rero nta kubitaho bafite. Umwana ujya kwiga niwe muto ariko ni nawe batunze, kuko ajya kwiga ahinguye akora imirimo ivunanye, muri rusange ukabona ko bimugora kwiga no gukorera umuryango aribana. Ari muri bose ntabwo bagira 18 kireko uwo mukuru w'ihene Bamarayika Murenzi. ndumva ntabwo nzi, naho ubundi bari mu nzu yabonyine ahantu hatanafatika, ni inzu y'ibitaka ntihomye, n'urugo ntirwubakiye, no hejuru urareba ukareba hanze, ntabwo isakaye muri rusange. Abaturage b'ibyo kurya tubafasha gusa kuko buriya ubushobozi natwe dufite. Usanga hirya umuntu ari kwita ku bana bari ku mashuri be, abandi iki ibintu byo kubaka tubiteganya aho leta kuko nijya yubakira abantu, twebwe ikintu twabasabira naho kuba yenda nka leta igakurikirana imyigire yabo. Mu murenge wa Rubengera naho abana birera barahari. Abari muri iyi nkuru nabo bavuga ko byaturutse ku kubura ababyeyi. Turibana kubera ko nta babyeyi dufite. Papa yarapfuye, mama yarasaze hashize imyaka 4. Sinamenye gushakisha ntamenya n'icyo ntabwo barya. Mbana n'abana 2, umukuru afite 14, umukurikira afite 8. turavukana. Kwiga njye navuyemo ubundi yitaho kugira ngo babone uko biga biga basibagura rimwe na rimwe kubera ubuzima tubayeho. Igihe nakoze ikizamini mu wa 6 primaire ndanatsinda, ariko mbona kujya ku ishuri nabo biga bingoye, mpitamo kuguma kugira ngo nkurikirane ubuzima bwabo. Icyifuzo cyabo ni ugufashwa kwiga no kubona ibibatunga. Badufasha ukatwubakira inzu, ukaduha n'ibyo kurya, kera abana bakiga bafashwa nyine bakabona uko biga neza. Ikiba kigomba ni uko abana babona imibereho, ibyo kurya, wenda umwuga wo kudoda, ntawiga mbonye ubundi hejuru. Bari hafi ya hose mu mirenge igize akarere ka Karongi. Muzungu Gerard uyobora aka karere avuga ko ikibazo cy'aba bana birera bakizi kandi hari umuti bari kugishakira. Ku bafite ibibazo bikomeye byihutirwa mu gushakirwa ibisubizo, Muzungu atangaza ko ubu bagiye guhita babitaho. Ntabwo twavuga ko tutakizi kuko twatangiye ibarura, twasabye abayobozi bacu mu midugudu ngo tubarure. Ko nyuma yo kubona ko ari abana bata amashuri, twavuze birashoboka ko ari abata amashuri kuko badafite kivurira gihe twitaye, kugira ngo turebe uko twabafata mu nshingano twiteho kugira ngo ubuzima bwabo, imibereho yabo, uburezi bwabo bugiye kujya mu kaga. Ariko ntabwo twaranze ibarura ngo tumenye imibare neza, byaratinze. Ni nayo mpamvu dushaka kubyihutisha kugira ngo tumenye imibare yitabweho. Uko tubonye amakuru yihutirwa ntitwategereza ibarura rusange rizakorwa. Abagaragaye ko bafite ibibazo duhita tubitaho nk'uko babandi b'umuhanda twabakuyemo turimo kubitaho. Leta yashyizeho gahunda yo kurerera abana bose mu miryango binyuze muri Bamarayika Murenzi. Muzungu Gerard yatangaza ko no muri aka karere bahari, ariko bisaba ubukangurambaga kugira ngo baboneke. Ntabwo twavuga ngo hari umuntu aho wese witwa Marayika Murenzi. Ni ubukangurambaga bukorwa bushishikariza ababyeyi, bashishikariza abanyarwanda kuvuga ngo niba hari umwana udafite kivurira mufate umwiteho. Iyo tubimenye rero dukangurira abaturage, umuntu waba wifuza ufite umutima ukunda, umutima w'impuhwe, nafata umwana murera, azamubera umwana nazamubera umubyeyi. Ko tubonye ikibazo nuko tugenda tubashakisha kugira ngo turebe abiteguye ko babikora. Bivugwa ko muri aka karere habarurwa abana birera basaga 50 n'ubwo ibarura ryabo ikirimo. Ni ikibazo gishobora kuba kiri no mu tundi turere, bityo bikaba bisaba n'inzego zisumbuyeho kongera kureba uko cyahabwa umurongo. Aphrodis Muhire, Radio Rwanda, i Karongi.